roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na handi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, reka nongere mbasuhuze cyane, mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turabasuje, tubahaye ikaze rero aho mutwumva muherereye, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi hirya no hino rwose, namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika mu bice bigiye bitandukanye, waba utwumva uri Texas, waba utwumva uri Ohio, waba utwumva uri donc na za Chicago, mwese reka mbabwire ni igitondo cyiza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe naho rwose muherereye nuko ingengabe yaho ihagaze. Twara turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 23 ukwezi n'ukwa mbere, turi mu mwaka wa 2025. Tuzindutse muri iki gitondo rero n'amakuru agezweho ya update, aho nubundi tugiye kugaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwaniro ikaba yaciye ibintu yasizoye aya masamu. Ndagira ngo nkumenyeshe ko cyangwa se ngutangarize ko nkuzaniye ikintu cyitwa breaking news. Murabizi ko fighter mba ndi hejuru cyane rwose. Ubu ngubu mbazana cyitwa ubwino, inkuru idasanzwe. Nukuvuga ngo mu nkuru mbazane zidasanzwe ndaje mbabwire mu mirwano iri kubera hano mu nkengero ya za Sake neza none yamaze kugera mu mujyi hano. Amajwi ndayafite ndetse narabibabwiye, ndabwira ni M23 igomba gufungira hano bitazagashengeshe. Iyi mirwano ni urugamba rumaze iminsi itari mike hano muri za Sake, ibintu byakomeye. Ndaje mbabwire muraza kumirwa. Ndaje mbabwire uwitwa Colonel Nzenze yamaze gufunga Ikivu n'abasore be byagifunze bate, bimeze bite izi ngabo none. Ibinika rwose, ibinika yabaye ibinika, hari ivumbi ryatumutse. Ndaje nerekeza ahantu bitazapinga, mbabwire ukuntu M23 yamaze kugoteramo za FDL hara muri pinga, gusohoka byanze. Donc ngo bazengurutse bikomewe cyane, bazengurutswe. Byose rero namakuru ngiye kugenda mbagezaho cyangwa se mbatangariza gatanu kuri kagenzi kako, ariko by'umwihariko tugiye kwibanda muri uyu mujyi wa Goma. Ndacyawuvuga ku munsi w'ejo narababwiye nti hari ikiraro, hari umuhanda M23 ari kuva Kongo ariyo ishobora kuba yawuciye. Abantu rero bati fighter rwose ntabwo bishoboka. Hapa tuko ku barabara ya Kuporo. Aparama kilimo ya Goma inakatika mubarabara. Ndio ile kama inakatika, kama ni namuna gani tutaiwa après ivumbi kuisha. Mais c'est ça l'événement. Ngaho rero abavuga ko rwose ibintu ngo mvuga ibintu mba nafite ngiyo, nta n'ikindi ibintu ndibuze kubigarukaho, ntabwo ndibuze kuvuga byinshi. Ubwo nyine murabyumvishe, nta kintu kindi ndibuze kuvuga kuko muri iki gitondo ndamukanye n'ubundi ibintu byinshi nifuza kugira ngo tugarukeho.
ndamukanya amakuru menshi cyane ariko by'umwihariko y'urugamba. So rero ibyejo ntabwo ndi buze kubigarukaho, ndagira ngo mbumvishe nibura iryo jwi rize rikonfirme cyangwa se mwumve isoko yaho amakuru nari nayakwe. Hano ndayifite video, umuhanda rwose nkubona wacitse, iyo za Mogoma mwabyumvishe. Ntabwo ndi buze kubitindaho, reka nigarukire kubigendanye n'urugamba. Hanyuma reka mbabwire ko ubu tuvugana urugamba muri Sake rwakaze, urugamba rwakomeye. Naho reka tuhinjire muri ubu buryo, kugira ngo ibintu bigende neza, mbabwire ukuntu ibintu byakomeye. Umva. Bonjour famille, mnalamuka. Sake vraiment hatari sai, kama kunasikia na makuza mabale mabombe hivi kwa melamuke yuko wana sai. En fait M23 ilikuwa imedébordé pale Mumuranga pale, ndio wamepata revue stratégique ya FARDC, Wazalendo na Maimai na watu ya Sadek ndio kuna wapiga pale sana. Hivi hapa sai vraiment itubiko sana. Niba mwumvishe neza iyi audio murumva harimo imbunda ntoya ndetse n'imbunda nini. Urusaku rw'imbunda hararwakaze byabaye bya bintu byo ngo rizari sharing, ubundi bakunda kwifashisha sharing kuri kote ya FARDC. Ariko noneho murumva ko noneho uru rugamba noneho sasa byatangiye kugira ute rurimo n'imbunda nto, bivuze ngo hano muri centre ya Sake ibintu byakomeye. Mukanya gato hari ijwi mfite cyangwa se hari imbone yanjye iri hano mu by'ukuri mu nkambi hano mu nkengero ya Goma, irampamagaye irambwira iti noneho fighter byakomeye hano. Ati hari umumotari uje wirukanka cyangwa se rwose ari umumotari ugeze hara muri iriya nkambi akuye umutima abantu bari hariya, kuko ngo ababwiye ko ngo M23 ngo yageze mu bambiro, ngo igeze mu bambiro. Ntabwo twahita dukonfirma none ngo tuvuge ngo M23 igeze mu bambiro, ariko none reka mbabwize ukuri, buriya uyu mumotari buriya masasu yumvaga hafi cyane, wakavuga ati bageze mu bambiro. Urumva ko yumvaga asa naho akurikiwe, bigatuma avuga ati mu by'ukuri bageze mu bambiro. Ariko buri urugamba rukomeye cyane ruri ahantu bita mu Sake. Mukanya gato cyane birashoboka kuza ndi kubabwira ni Sake noneho tombe ku buryo bwuzuye 100% ava kuri bya bindi byo kuvuga ngo Sake ngo bayigeze mu nkengero. Reka nshobora kuza mbabwira ko rwose M23 ifashe uyu mujyi wa Sake ku buryo bwuzuye ava kuri bya bindi tujya tuvuga, ugasanga turi kuvuga ngo bageze ngo mu bambiro, ngo bageze he, ngo urabona urugamba ruri hano muri za Sake rurakomeye. Ngira ngo murabyumvishe, mbumvishije audio, mwumvishe ukuntu isasu uri kuvuza ubuha abaturage batangiye guhunga. Urumva ko abaturage hano bameze nkaho bari hagati, kuko urabizi ko hari n'abavuye ku munsi w'ejo za Nzuro baza hano muri za Burengo, bazamuka hano muri izi nkambi zegereye ruguru. Ariko none ubu tuvuga n'umva naba ngaba basana bamaze kugerwamo, ariko bati twagezwemo, imirwano ibari hafi. Niyo mpamvu uri kumva urugamba rwabaye urugamba, ibintu bimeze nabi cyane. Kamera ako gafoto nako gakoresha usohanagureho ako kantu. Nukuvuga ngo rero ubu tuvugana inkuru itaroshe cyangwa se iri breaking news. Ntekereza ko ibiri kuba hanga byose naramaze kubibabwira, ndababwira ni M23 y'Isake. Bundi Sake Masisi zone ututwara uduce M23 yagombaga gufata, usibye ko rwose yankubiti cyitwa surprise ihita ikuramo Minova. Bundi Minova numvaga ko Minova izavamo mbere ya nyuma ya Sake, ariko urumva ko babanje gukuramo Minova, ariko nyine ni gahunda zabo z'urugamba, kubera ko iyi Minova
iyo batayikuramo mbere umusada ubu ngubu hakaba hari guturuka umusada M23 yaba iri hano muri hano za Sake bakayigabaho ibitero bayiturutse mu bice bibiri, ariko kwa M23 yaramaze gukuramo Minova na Bweremana, izi ngabo za FARDC ziri kurwana ziturutse ahantu hamwe. Urabizi ntibaturuka hano muri Nyiragongo kuko barabizi neza ko baturutse muri Nyiragongo M23 nayo yahita imanuka noneho ikabashorera ikabashyira hagati. Bivuze ngo niyo mpamvu yonyine uri kumva urugamba rwashyushye rwabaye rubi rwakaze hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, by'umwihariko hano muri za Sake. My friend, munyemerere mbatangarize ko amakuru mfite cyangwa se amakuru adasanzwe ari guturuka kuri drone zanjye ndetse n'imbone zanjye ziri hano mu nkengero ya Goma. Zirimo zirabona ngo abamotari barimo kwirukanka bashwiragira, baza birukanka, baza aho umumotari ari kwirukanka hafi no kugonga n'ibiki byose, avuga ati M23 igeze mu bambiro. Icyo bisobanuye rero ni iki? Nuko uko byaba kose niyo batagera mu bambiro ariko none bidasubirwaho, mu kanya gato tugiye gutangira ku breakinga tuvuga donc dushatse twavuga ngo Sake noneho mu buryo bwuzuye tombe, kuko murabizi aho M23 yihaye ko igomba kugera irahagera. Ntabwo uyu mujyi wa Sake baravuga ngo bari burare mu mpande, kuko n'ubundi bari basanzwe bawuri mu mpande, bawumaze igihe bari mu mpande zawo cyangwa se mu marembo yawo. Icyo bisobanuye niki? Nuko noneho iyi Sake bagomba kwinjiramo ku bubi n'ubwiza. Urugamba rwashushe mwoka byaramwe, urugamba rwashushe, urugamba rwakaze, urugamba rwahinduye isura, ibintu byakaze kabisa. Ndagira ngo nkumenyeshe ko cyangwa se ngutangarize ko yaba igisirikare cya Kongo bari hano muri iki gihugu, hano muri uyu mujyi wa Goma natangiye kwita nk'akandi gahugu basa no bamaze kwiberamo hariya, kuko ahandi hose bahabafungiye. Inama baherutse gukora nababwiye ko habaye inama ikomeye cyane yari irimo uwitwa General Masunzu n'umwe basirikare bazanwe n'indege, kuko hasi ku butaka no mu mazi yaravuze ati ndebye nabi bahamenera icwanga aziye mu ndege. Bimwe no mu byavuye muri iyi nama bakoze, uwitwa Peter Chirimwami arageraniye kuko amakosa bari kumushinja amakosa menshi cyane. Baravuga ko uwitwa Peter Chirimwami yakagombye ko ngo yaratangiye gucikisha nkuko ibimwe na bimwe bagiye babikuhungisha hano mu mujyi wa Goma. Baravuga bati yakaba yaratangiye guhungisha ibikoresho bimwe bikomeye, ngo yakaba yaratangiye kubihungisha. Agafoto nako kamuhe ako narimbonye no kanze nkamwihere, ngo yakaba yaratangiye guhungisha ibikoresho, abihungisha babikura hano muri uyu mujyi wa Goma. Ibyo bikoresho ngo bakabe barabihungishije ntibatume M23 ibifata, kuko ngo igiye kubisanga muri uyu mujyi wa Goma, ndetse ngo iraza guhita nabyo ibitwara. Urumva ko bavuze bati Peter Chirimwami n'umugambanyi, ibi bikoresho asa naho yabibikiye M23. Urumva umujyi wa Goma bamaze kuheba, byarangiye. Igihe cyo kuba mu by'ukuri ibiganiro dutangira kubereka amavideo ndetse n'amafoto turi hara mu mujyi wa Goma cyatangiye kugera. Niyo mpamvu rwose ubona ko n'igisirikare cya FARDC umujyi wa Goma baravuze ko batazigera batakaza, byatangiye kubarangirana neza. Ikindi kintu bavuze rero, bahise bafata umwanzuro bavuga ati noneho rero ibyo bintu niba byarabaye byararangiye, reka dushaka icyo twakora. Bahita bavuga bati noneho ibyo bikoresho reka dutangire MONUSCO idutwarire ibi bikoresho, itangire ibitunde ikoresheje kajugujugu, ikoresheje indege, ibimanure za Bukavu. Bakava bati MONUSCO yo ifite n'ubushobozi bwo kubipakira imodoka ikabimanukana, ikafata uyu muhanda Minova Sake Minova, ikamanuka iyo hepfo mpaka ibigejeje za Side Kivu. Bityo rero iyo serivisi akabavuga ko mu by'ukuri MONUSCO ari igomba kuyikora. MONUSCO niyo igomba gukora iyo serivisi.
ndabona utuvido hano batangiye kugenda banyereka abasirikare ba FARDC bari gupiya ushoreye intama uwikoreye ingoma zino za sembari ugize utareka aka kavido kamaze igihe ntabwo ari akubu ngubu bikore za sembare rwose bari gupiya aka kavido nkazi kera muri za Kicanga uwiziritse ihene yayiziritse rwose ku mukandara abasirikare barasekeje ba FARDC barangiza abaturage akakazana akavuga ko ari akubu uwikoreye bafure nta kintu barengaho. Hanyuma rero barakomeza baravuga bati none rero iyi gomba twe tuzayivamo dute? Impamvu ari kwibaza uko bibaza uko bazayivamo nuko M23 naha ku mazi birimo hakontura my friend. Ariyo mpamvu mu kanya gato Adolphe uzambwira ati ndaje nenda mushyiraho muramwumva yaho uzambwira ati M23 ikindi kintu yakoze kidasanzwe ngo yamaze gufunga uyu hano mu mazi kiri mwami nengo yatanze itegeko kamato mato ngatongera gukora kubera ko ngo nta mutekano yayo bizeye ngo umwanzi ashobora kuba yayaziramo. Donc amato yahagaritswe hano bakavati se none tuzava muri uyu mujyi wa Goma dute? Iki ni ikibazo gikomeye cyane barimo kwibaza, ariko none ngo biyemeje ngo harimo izi FDL ngo bavuze ngo tugomba kurwana gupfa no gukira tugashaka inzira igomba kudusohora muri uyu mujyi wa Goma. Niba ari rwo rugamba ro barimo muri amasaha ntumubimbaze gusa icyo nzi cyo nuko Sake ndi update ndagenda mba updatinga mbabwira Sake umuriro umeze nabi sasura imeze nabi ntiwareba ibintu byakomeye hano muri za Sake. Barimo baravuga ko ngo M23 ngo igeze mu bambiro ubwoba bwabisha ibintu bimeze nabi byakomeye. Andi makuru ari marangiraho nuko uwitwa Colonel Nzenze Amani Nzenze yamaze kugera hano muri za Minova. Urabizi uyu mugabo yahoze ayoboye icyitwa Special Force mbere yuko ahabwa G2 cyangwa se agirwa ariwe ushingwa icyo bita ubutasi, yahoze ahagarariye icyitwa Special Force. Bivuze ngo uko byaba kose nubwo izi nshingano bamwongereza izo nshingano Special Force abantu benshi bakava bati Nzenze birashoboka kuba atakiyoboye, ariko Nzenze nk'umuntu ufite ubunararibonye mu bintu byo kuyobora nk'izi ngabo zidasanzwe zo mu mutwe udasanzwe ngo yamaze kugera hano muri Minova, ndetse ngo yamaze gutegura ngo abasirikare beza baba mudahusha. Aba basirikare rero nyuma yo kubategura Nzenze rwose yabateguye hano muri mu mazi kugira ngo igishobora guhita icyari cyo cyose igishobora guhita baze kubanza kumekinga shuwa ko atari icy'umwanzi. Ubwo urumva n'ikibari cy'umwanzi namwe murumva ibiraza gukurikiraho. Niyo mpamvu n'ibikoresho barabona nta hantu kubinyuza bafite, bitewe n'iki? Bitewe nuko nyine M23 yamaze kugira yamaze kuboroka amazi yayafunze. Ntago byoroshye ibintu byakomeye hariya. Abaturage ro hano muri za Sake bari guhunga, batangiye guhunga, barimo kwerekeza mu mujyi wa Goma. Abandi nabo ku munsi w'ejo barahungaga bava hano Zanzuro baza hano, bamwe bajya za Goma. Urugamba rwakomeye, urugamba rwashushe hano, ibintu bimeze nabi cyane. Kugira ngo dukomeze gukurikira rero ibya hano za Sake, munyemere tubanze sasa tuve hano mu yandi makuru yo mu bindi bice, kuko maze kwakira makuru ko ngo M23 ahitwa za hano muri Warikare, ahitwa za Pinga, ngo FDL ngo iragoswe cyane, ngo barayigose bikomeye cyane, ku buryo iyi FDL rwose ngo nta nzira n'imwe bafite yo gusohoka muri uyu mujyi wa Sake wa Pinga, dore ko ari n'ikibuga cy'indege M23 nacyo yifuza kugira ngo igikuremo. Urumva ko ibintu hano ntago byoroshye naka na gato, kuko M23 yari maze igihe kitari gito iri kubaka ikiraro kugira ngo icyo kiraro izakifashishe
iri guceshaho ibikoresho iri kwinjira hano muri Pinga ibindi nyine ibisora kuko naho yiteguye ngo kwakura ibikoresho byinshi. So FDL rero ngo zari zaravuye hano za muri za Rucuro za Gatwiguru za Nyamyirima za hose za Nyanzare nahe hose za Gatsiro nahe hose FDL doc zava hano muri Rucuro zose zari zaragiye zirwana ziresista zirukanka. Urabizi ko hari n'uwitwa Guidoshi Murayi uyu mugabo nawe ni yari bari baragiye birukanka rero bazi yuko hariya nibura M23 tazagerayo. None naho yagezeyo abagabo nyuma yuko M23 igezeyo nabo baravuga bati nta kundi biragenda twemere rwose ko byakomeye kuko M23 yamaze kubazenguruka babuze aho bari bonyure. Ibi nibiri kubera hehe hano muri za Warikare. Ibi nibiri kubera hano za Warikare my friend. Andi makuru ngo nuko M23 ishaka gufata ikibuga cya hano Kavumu hano muri Sud Kivu. Niyo mpamvu M23 iri kurwana yerekeza cyane iri ku muvuduko uri hejuru yerekeza muri Sud Kivu kuko barakubwira ko ngo ahantu bita ngo Nyabibwe ahangaha ngo M23 ngo irahageraneye cyane ndetse na mushobora kumva anytime tuje tuvuga ko Nyabibwe yamaze kuba tombe. Iyo wageze Nyabibwe rero uba uri hafi cyane rwose kugera ahantu bita kuri Karehe zone cyangwa se Karehe centre. Ubwo nyine uba wamaze kugera territoire yose uba umaze kuyitengemeza cyangwa se umaze gusa naho uyikuramo nkuko birimo kugenda bigaragara. Rero navuga ko M23 none uburyo yazanyemo bw'imirwane ntibusanzwe. Ariko kurundi hande tukibaza tuti ese hano mu Bambiro izi ngabo noneho zirabyitwaramo zite? Aba bagabo basadeke bo abaturage bashinja ngo kuba ngo bibera mu modoka gusa kuko ngo urugamba rwo ngo barupanga bari mu modoka. Ese izi modoka noneho barazisohokamo? Harara sinzi ibinyamakuru bya hano Igoma byandikira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo harimo witwa Micombero nawe ndabona yatangiye kwandika. Uyu mugabo yo yanditse aragerageza kandika gakavaringa rwose igisirikare cyabo ariko uniumva yanditse uzavuga ko ibintu byakomeye kuko hano ndabona yanditse ngo kuva saa 10:30 za nijoro zo muri urukerera ngo enfretema cyangwa se imirwano yari ikomeye hano nyine mu byukuri mu nkengero za Sake cyangwa se hano muri za Sake imirwano yari ikomeye. Ibaze nawe urugamba rwatangiye ku isaha 10 kugezana n'ubu ngubu ibintu byakomeye urugamba rwashushe. Bakaba akomeza aravuga ko ngo M23 ngo ibitero byo ngo nta kindi bigamije ngo nukwinjira mu mujyi wa Sake mu mujyi wa Goma. Byakomeye hanyuma uyu mugabo akantu yacometsemo kadasanzwe reka nze aka kantu nkababwire ubwoba buri kubadagadwa ntiwareba. Akantu yacometsemo reka nze nkababwire mbona kari strategique kadasanzwe. Micombero Micombero rwose uziko Bambiro M23 ishobora kubigezemo. Ngo aravuga ati ngo nuko ngo M23 ngo irashaka kwigarura ngo Sake uko byagenda kose kugira ngo ibashe gukontra umuhanda uva za Kicanga ndetse na Sake. Ubwo ni Kicanga Sake ndetse ngo unagana ahantu bita za Minova Rubaya. Iyo yose ni imihanda M23 ishaka gukontorora muri iyi mirwano. Niyo gahunda iriho ndetse yo niyo hepfo za Minova kabaye urugamba rwakaze, urugamba rwashiririye, urugamba rwakaze. M23 reka bavuge ngo Bambiro ngo narabibabwiye bakunze Jeune Official mu nkandire kuri subscribe nge naribabwiye ndabwira ntiyisake naribabwiye ndabwira ntibyiyisake muzabimbwira tuzabivuga muzabyumva. Sake rero byakomeye. Hari ijwi hano mfite rero umusirikare arimo gushinja arimo gutanga ripoti
ariko yiha ushinzwe ubutasi anere wa FARDC ariko uvuga ko Peter Kirimwami ngo afite amakosa menshi cyane. Amakosa Peter Kirimwami yo kuba ngo M23 ngo ibambuye ibice byinshi, arimo aragenda yamushyira ku mutwe akavuga ngo ikindi kintu gikomeye yabakoreye cyatumye ngo babambura uyu mujyi wa Minova ngo nuko ngo witwa Peter Kirimwami ngo bamusabye indege arazimana, indege ngo yarazimanye. Fotogara kamerama Sake ushaka ushiremo ako kantu, shiramo umujyi wa Sake muri iyo foto uvuge ko umujyi wa Sake rwose wamaze kuba tombe. Niba uyu mugabo avuze iri jambo akavuga ati M23 ngo nimirwa natangiye saa 10, urugamba ibaze ko na n'ubu ngubu tugeze ku isaha 2 ruracyarimo. Akaba ari no kuvuga ko ngo uru rugamba ngo M23 ngo irashaka gukontorora iyi mihanda rero imaze kubabwira irimo iya za Minova, iya za Kicanga, iya za Rubaya, kuko yose isa nayo ishamikiye hano za Sake. Ntabwo M23 irazuyaza, irakoresha ibishoboka byose, hagenda n'ibitamba, ariko iyi Sake buriya mukanya dushaka donke Sake tombe. Sake iyi Sake nje ndababwiza ukuri, nkurikije urugamba rumaze iminsi ruhabera ndetse n'urwaramukiye hano nkuko ndetse n'uwitwa Micombero Mbonya byanditse, nubwo ngere namaze kubimenya mbahaye n'ijwi ry'amasasu. Umva, reka kugira ngo dukomfurime neza, reka ngaruremo aka kantu, wumve abantu bakoreshaga imbunda zo gusheringa, noneho uwumve uburyo kibarimo kurwanamo. Umva uburyo barimo kurwanamo, birakwereka ko bamaze kugera muri Sake bari kumwe. Bonjour famille, unanamka Sake vraiment hatari sai, kama mnasikia na makuza mabale mabombe vitu vimelamukia yuko wana sai. En fait M23 ilikuwa imedébordé pale Mumuranga pale, ndio wamepata repli strategique ya FARDC wazalendo. Niba muri kumva neza ibyo uyu mugabo arimo aravuga, nababwe ni mubyito mwumve gusa iyo njyana iri nyuma yiwe, mwumve uwo mukubito, uwo mudiho, izo za Nyamugigima niyo miripuko. Ntabwo ari imbunda za sharing my friend, barimo barakoresha imbunda nto nizo ziri gukora. Bivuze ngo niba bari avuze ngo imirwano yatangiye saa 10 bari kurwanira muri za Sake, icyo bisobanuye niki? Nuko bari kurwana muri Sake bagirimo nyine na amasasu mato, nta nubwo ari n'ibibunda by'imisada, n'imbunda no zino za Kalashnikov AK47. Barimo bararwana nibura ni metero 400, iyi mbunda ngo irasa muri metero 400 500 aho ngaho. Iryo rya muri 500 ntabwo rishobora kwa ryakwicecura kukugwaho rikagutwika. Rero niba begeranye gutya ari kurashishiza imbunda ntoya, baregeranye Sake bagirimo. Ntabwo rero M23 tuyizo kwizdrowinga ngiratsinzwe ngo basubiye inyuma. M23 yamaze kugeramo ndani cyagezemo. Dushaka twavuga rero ngo Masisi Sake yamaze kuba tombe, kuko nje mu kanya gato cyane nakira amakuru umuturage w'impunzi hano mu deplace arambwiye ati M23 motaraje ari kwirukanka kibuno mpamaguru yacitse igikuba, ari kuvuga ngo M23 bageze mu bambiro. Buriya impamvu avuze ngo bageze mu bambira, arahageze abona ibikoresha abasirikare zangabo cya kigo cyabo cyabaga hari, bari kugengwa, bari kwirukanka bataye umutwe, baravuga bati bahageze. Urabizi imbunda z'imisada zabo urazabaga hano mu bambiro niho zari ziteretse, kandi niba bari kurwanira hano muri Sake centre, nuwe ngo bo baravuga bati nituguma hangaha cyangwa se nitutavana izi mbunda M23 naho irahagera izifate, kuko niwe yamaze kugera Sake nyine. Urumva ko ibintu byagize bite, byabaye shambaride, byarangiye. Ngira ngo murabyumve rero, izi ni imiripuko, izo ni Nyamugigima. M23 narababwiye ntigomba gushingira ahantu bita Gashengeshe rero ni hafi cyane na bambiro, ariko ubwo urumva yenda kuhagera, kuko iyo uveza Gashengeshe ahandi hantu ubwo buvuye za Sake, iyo ugeze za Gashengeshe uhita ugera mu bambiro, aho ari naho hari icyo kigo cya gisirikare. Rero ntabwo bajya guturana, ntabwo
ntago baturana n'umwanzi araho ngateretse ibikoresho. Niyo mpamvu urimo urumva zagashengeshe ibintu bimeze nabi rwose muri izo hafi na zagashengeshe ubwo naho ngaho zasake. Komeza udukurikire cyangwa se udufollowing, undebere cyangwa se ube wumva neza, ukande kuri subscribe, ukane no kunzogera kugira ngo uyu mujyi wa Sake tuze kwinjiranamo neza, kuko ndashaka kugira ngo uyu mujyi wa Sake tuwinjiremo nyuma yuko M23 iraba yamaze kuwukorera amasuku. Icyo nsaba yo Maventura nuko batagomba kongera kuyirara mu nkengero ngo bategereje ko umwanzi abamo. N'ubundi nta mwanzi wari uyirimo iyi Sake yabagiri zone yabagiri netre. Barasabwa ro kuyikuramo neza hakiri kare bakanashyiramo ibirindiro. Navuga ko rero uhitwa Peter Kirimwami baramushinja ngo kuba ngo yarabimye indege z'intambara, ngo bituma ngo M23 ngo ibafatana ibice. Jiramo kajukujuku ngo yabimye indege y'intambara, yabimye indege z'intambara ngo bituma M23 ngo ibafatana ibice. Bivuze ngo FARDC bo doke iyi coalition badafite indege ntibuzabitegeho urugamba, badafite indege rwose ntimuzabitegeho urugamba. Ariko nyamara Kirimwami nubwo avuga gutya baramurenganya. Mwibuke ko ejo bundi mu minsi yashize M23 bakoresha inama hariya y'abari hano za Rumbishi yaba na hano muri za Minova, babagendaga uwabaga ari gukoresha iyo nama yaravugaga ati za ndege zabo hari zo mu Kibona zikiguruka. Ese wakwibaza impamvu bavugaga mu magambo ngo hari zo mu Kibona zikiguruka? Nuko nyine ibyemezo byazo babifashe. None iyo suko bahishize hasi ku butaka, none aho kugira ngo Kirimwami ajye kwisobanura avuga ko atigeze atanga suko cyangwa se izo ndege, ntiyagenda ahubwo avuga ngo yarazimanye. N'abasirikare bo kuzitwara ntabo, n'abasirikare bo kuzitwara rwose usanga ari hafi ya ntabo. Rwose baravuga bati twe ntabwo tugiye kuraswa, ntabwo tugiye kugwa rwose muri izi sukoyi. Niyo mpamvu rwose ibintu hara ntabwo byoroshye. Ntabwo urugamba ruboroheye n'aka na gato, hariya ibintu birakomeye, ibintu birakomeye. Ndimo ndashakisha update, ndani gushakisha Adolphe kugira ngo nawe twumve rwose aduhe ku cyitwa idonido. Amarezo yanzu banza rwose, amarezo harabaye akatinze, kuko ahantu bari kurwanira akenshi amarezo barayakata. Usanga guverinoma yayakase ngo M23 ngo idakoresha ngo za drone ngo igasacinga nyine ngo ikabinjirana. Ariyo mpamvu hano usanga nyine bakasa amarezo. Rero Adolphe ntabwo ndimo ndamubona ubanza ibintu byakaze mw'abantu mwe, ariko ndimo nakomeza kumugerageza. Numwe mu bantu bari gukurikirana ibyahariye ahantu neza cyane. Ibintu ntago byoroshye. None na drone yanje ari hano mu ntuza hano muri izi nkambi ndabona nyibuze. Ubanza no mu nkambi batangiye guhunga barimo kuvamo disi, barimo kuvamo rwose. Ndabona iminota 30 ishize ntari kuyibona yari iri hara hejuru, kuko aba baturage impamvu bishoboka cyane ko biviriyemo hano muri izi nkambi. Nari babwiye ko bafite n'ibyombo. Abaturage hano bari muri izi nkambi bose bafite ibyombo, babumviriza FARDC byiri kuvuga. Gusa namaze kumenya ko ngo ibyombo batajya bumviriza ngo nibya M23 ngo ndetse nibya FDLR ngo bafite ukuntu imirongo yabo bagenda bakayinetraliza bakagira umurongo wabo bonyine udashobora kuba wakwinjirira. Ariko ngo ibyombo bya FARDC baba bari kubyumva. Ubwo rero birashoboka kuba izi mpunzi aba badeplace biviriyemo bamaze guhunga nyuma yuko batangiye wenda kumva FARDC ku byombo iri kuvuga ngo tuwizidrowing cyangwa se twirukanke duhunge. Bashaka kuba biviremo akavuga ati rero niba FARDC batangiye kuba guhunga twe tuvemo hakiri kare cyane. Ndakomeza mbibe bakurikiranira, ndabibabwira ndahabaye.
bashaka kuba bamaze kuyumviriza FARDC. Abaturage hano bafite ibyombo bahora babisharije FARDC, ndetse kugira ngo mumenye uko ngi ibintu byabo byose mba mbizi, nuko ndetse ngo banakunda gukoresha cyane ngo ubundi ngo iyo bari kuyumva ngo bayumvira kuri fréquence ku murongo wa 8 no FARDC biri kuvugiraho. Ubwo rero barayumva nta naho yakorera batayumva, kuko hose baba bagenda babyumva. Ntabwo byoroshye urugamba hano rwabananiye. Abaturage rwose ubwo batangiye kwihungira nyuma yuko bumvishe FARDC yatangiye guteganya kugira ute withdrawing cyangwa se gusubira inyuma. Nisubira inyuma rero irajya mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma barawupfundikiye neza neza, noneho birarangiye ya binika ibaye binika, birarangiye. Iyi Goma atagira umuntu uza kubabwira ngo iraberamo imirwano, kuko nje amakuru y'ahantu mbanya afite gatanu kuri kagenzi kako. Narabibabwiye nti nje M23 irashaka gukuramo umujyi iyi Masisi centre cyangwa se Masisi ku zone, yarangiza ikamanuka hano Sake igafungira ahantu bita Gashengeshe, ikabona gukurikizaho Minova. Ariko urumva ntabwo nari kubikurikiranya cyangwa se amakuru ntabwo nari kuyamenya uko akurikiranye 100%. Bo aho kugira ngo babanze Sake babanje Minova, ariko nyuma ya Minova se Sake yo urabona bitarangiye, urabona batagiye gufunga. Ubwo rero mufate ko barafungira Gashengeshe, umujyi wa Goma ibindi byabo baratangira kubyikorera nkuko n'ubundi batangiye kubikora. Kuko urumva niba batangiye gutekereza ngo MONUSCO ngo ibafashe gutangira gukuramo ibikoresho hano, ibafashe gucikisha ibikoresho babivane muri uyu mujyi, kubera bo inzira bamaze kuzibafungiraho bazibanye. Bakavuga bati murabizi ko indege zo zaharani zikigwa, urumva barimo kugenda bikuramo gake gake. Niba Peter Chirimwa witwa Masunzo ashobora kuza hano muri uyu mujyi wa Goma adakoresheje amazi, akoresheje indege, tukaba tumaze kubona ko 23 yamaze uwitwa Nzenze ngo yamaze koherezwa mudahusha bamaze gufungira hara ku mazi, mu mazi nta bwato bushobora gukorosinga. Urumva ko byamaze kubaraburana, byamaze kubarangirana. Ahubwo M23 icyo arisigaje no gufunga hano muri hano mu wambiro hitwa za Gashengeshe. Icyo bisobanuye n'iki, ni bamara gufungira hangaha za Gashengeshe, abo muri Nyiragongo barahita bikuramo, mu kibara bahita bikuramo. Hano muri iki kiba cya Nyiragongo urugamba rugiye korohanaho, bivuze ngo muri iyi weekend cyangwa se ejo nangwe ejo bundi none harabera urugamba rukomeye cyane. Muzumva ngo M23 yanamanutse yavuye hano muri iki kirunga cya Nyiragongo, hano za Kanyabaro yamanutse ifungira we nibura hano za Kirimanyoka cyangwa se za Kibati. None umurengo umujyi wa Goma abawurimo barabura ibitotsi, babura ibitotsi neza ibintu bikomere. Urugamba ruraha mw'abantu mwe ntago rworoshye, rurakomeye. Ndimo ndashakisha rero uyu mutaramo cyangwa se drone yanje iri hano mu bambiro tudonke hano muri izi nkambi, kugira ngo nirebere numve menye ibigiye gukurikiraho. Ndashaka kubimenya, ndashaka kumenya ibigiye gukurikiraho my friend, kuko ndabona ibintu bitoroshye naka na gato. Ubu tuvugana ngo bose bari gukukumuka birukankira he mu mujyi wa Goma. Abo ni abaki? Ni abaturage bari kuva he mu mujyi wa Goma. Kwanza reka ibi bintu mbyinjiremo neza, reka ibi bintu ngende mbyinjiremo neza muri update, ntimuze kujya kure. Mbahe icyitwa Obagino ngenye no ku breakinga Sake ko yabaye Tombe. Ndabi breakinze rwose mwene muze Sake ko yabaye Tombe, ikizaba nzanka umuti. Ndabi breakinze rwose nkurikije urugamba ya 23 iri kurwana hariya. Ndayi breakinze ntabwo ya 23 yageza yava saa 10 n'igice iri kurwana ngigeze izi saha Sake
itarabatombe ntibishoboka. Sake tombe kandira kuri subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ningaruka muri studio ntaza kukubura nkubonera igihe turi gukonfirma kandebe iyi drone ibyo impamagaye mu kiganiro. Yes, aha, musharinga abantu bakane kuri subscribe kugira ngo dukuzuze na bya bihumbi 100 biri hafi cyane, ubundi tuninjirane he muri za sake. Asante sana mwakoze kubana natwe. Yari Fighter, umuhungu wanyu Fighter. Iyi ni umuyoboro wanyu Eugene Official. Ciao.